flight catching, train taking. Soon as my nigga off probation. Your boyfriend's on a waiting thing, looking for one wish. Miss Ingabire Grace ni nyampinga w'u Rwanda 2021 ni nawe kuri ubu ufite irikamba mu gihe hari gutorwa uzamusimbura uzamenyekana tariki 19 Werurwe 2022. Uyu munsi rero numwe mu bakomeje kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga nyuma yuko ashyize hanze amashusho ari kubyina indirimbo z'abahanzi b'ibikomerezwa ku mugabane wa Afrika barimo Burna Boy ndetse n'abandi bakomeye ku isi nka Doja Cat. Muri izo video zitandukanye yashyize ku rukuta rwe rwa Instagram, icyatunguye abantu ni imbyino yabyinnye mu ndirimbo ya Burna Boy, aho yatunguye benshi ubwo yakoraga icyo benshi bakunze kwita twerking, aho umuntu abyinisha ikibuno. Reba muri aya mashusho uko yararimo abigenza. Ibitekerezo bikomeje kuba byinshi nyuma yaho akiriye hanze aya mashusho. Bamwe baravuga ko ntacyo bitwaye kubera ko kubyina ari bisanzwe, ndetse kandi nyirubwite ari nawe nyine Miss Ingabire Grace afite n'impamyabushobozi mu bijyanye n'imibyinire, aho afite impamyabushobozi ya Bachelors in Dance Choreography, Philosophy ndetse na Psychology yavanye muri Bates College muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa abandi bakomeje kuvuga ko bidakwiye kubyina kuriya kandi uri umwari w'i Rwanda, kandi nanone ukaba ukwiriye kubera abandi urugero, noneho kandi kigeretseho ukaba unambaye ikamba rya nyampinga w'u Rwanda. Bati uyu rwose si umuco. Abandi bati umuco ariko muvuga n'uwiki. Mbese ni bimwe mu bikomeje guteza impaka kugeza na magingo aya ubwo twakoraga iyi nkuru. Nawe ufite icyo wabivugaho. Komeza dukurikire ku makuru tukugezaho buri munsi hano ajyanye n'imyidagaduro ndetse na siporo. Kanda subscribe ndetse n'iyo nzogera ya notifications kugira ngo ujye ubasha kugerwaho n'amakuru tukugezaho buri munsi. Komeza kandi usura urubuga rwacu rwa ingabire.rw ubashe kumenya inkuru zigezweho muri siporo ndetse n'imyidagaduro haba mu Rwanda ndetse no hanze yaho. Kurikira kandi radio yacu ariyo Ingabire Radio ivugira kuri murandasi uciye kuri ingabire.com.